nimugire amahoro. Yesu akimara kugera mu isi ari kumwe n'abigishwa be baramubaza ngo mwigisha wazanywe n'iki? Arabasubiza ngo nazanywe n'abanyabyaha ntabwo nazanywe n'intungane. Murabizi ko ubuganga atavura abazima ahubwo avura abarwayi. Nanjye rero naje kugira ngo batazi ingoma y'ijuru bayimenye. Ni njye Yesu, umugabo w'abapfakazi, se w'imfubyi. Aka kanya nzanywe n'abafundi. Abafundi mwakoresheje izina ryanjye uko ritari gukora. Mwafashe agakiza nabamenyesheje nk'ibindi bidafite agaciro. Ngo ubu ngubu sisiteme igezwemo hano ku isi ngo ni uko umufundi umushahara we wose ahembwe ngo atagomba guca ku rugo rw'umupfakazi atamubajije izina, ngo atamwashirije agakwi. Hahiye koko. Nyamara ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ibyo si byo bizatuma mugera mu ngoma y'Imana nk'uko nabibabwiye. Ntabwo kuba se w'imfubyi nk'uko nabibabwiraga bihuye n'ibyo ngibyo muri gukora. Wiba se w'imfubyi ufite izindi ntonye cyangwa ufite ikindi kintu ugamije. Wiba umugabo w'umupfakazi ufite ikindi kintu ugamije. Iyo uri kugera ikirenge mu cya Yesu wumva yuko waba umugabo w'umupfakazi, bikora ugendeye mu byo nababwiye. Atari ibyo ngibyo ubwami n'ingoma y'Imana biri kure yanyu. Muri guhazira arimo komanga Gihonomu, nyamara umurage wanyu wakabaye ijuru nk'uko twese tubyifuza. Mwibuke yuko misiyo yazanye Yesu hano ku isi ari ukugira ngo twese tuzabone ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka. Nibwo nifuza kandi nibwo mwifuriza muvandimwe wanjye. Aka kanya imbaraga ukoresha wasinywa ariko zifite icyo ukurikiye, wakazikoresheje ukora ibindi bintu bihesha Imana icyubahiro. Nagiraga ngo mbasabe mwebwe mwese muri gukora mutera ingabo mu bitugu abafundi, mwarigize ba se w'imfubyi, mukigira abagabo b'abapfakazi. Ese ibyo muri gukora murabona bizabageza mu ijuru? Ibyo muri gukora murabona bihuye no gushaka kwa Data? Amahoro abe muri Tomaso, zana urutoki rwawe urebe ibiganza byawe, kandi uzane ikiganza cyawe gikoze ku rubavu rwanjye. Kandi we kuba utizeye ahubwo ube wizeye. Mwami wanjye kandi Mana yanjye. Bijejwe n'uko mbonye, hahirwa abizera batambonye. Iminsi 8 yonyine ishize ntari kumwe namwe, igishura cyawe kiri hehe? Mwigisha, nabonye igiye rero. Mpita ubwoba igishura mpita nyikuramo kugira ngo ikiboko cya Farizayo kitanyica. Kandi nawe urabizi ikiboko cya Farizayo nawe urakizi. Umuntu iyo yambaye imbaraga z'umwuka we, yambaye imbaraga za Roho Mutagatifu, ntatinya ikiboko. Ntabwo ushobora kuba umusirikare wa Yesu utinya ikiboko, ahubwo umusirikare wa Yesu aba yizeye gutsinda urugamba rwose uko rwaba rumeze rwose.
mwigisha nabonye ikiboko bagukubise ugiye kudupfira nawe mpitamo gukuramo igishura kujya ubu se noneho reba ikiboko bagukubise umwana w'umuntu noneho we bahita kugikira rero nagize ubwo mpita nkuramo igishura kugira nanjye batambogora ikiboko. ubwo bwoba nta hantu bwakugeza, ubwo bwoba ntabwo ari ubugomba kuranga umukristo, kuko byonyine kuba wari uri kumwe nanjye, kuba twarabanye igihe kingana kuriya ntabwo, kandi byonyine kuba narabanye namwe igihe kingana kuriya munsi byakabahaye imbaraga zo kubasha gutsinda ibagerageza byose. Tomasi, ibyo nagiye ntakoze mwebwe muzabikora, kandi ntabwo mbasize mwenyine, nzaboherereza umwuka wera wo kubafasha. Mwigisha mbabarira, ubwoba nahiye utari kumwe natwe ntabwo nzongera kubushya kuko ndi kumwe nawe. Ase kuri umwana w'Imana we cyagiye baguteraga ikiboko ntacyo uzagerageza kureba. Ngewe umwanya wanjye nawukoresheje nigisha abantu ko ntibigeze bamenya, ntabwo bigeze bamenya yuko ari umwana w'Imana, ariko ntabwo naje nk'uko nabivuze kugira ngo ubwami bw'ahangaha ku isi bw'ubwanjye, ahubwo naje kugira ngo abantu bari mu isi bamenye ingoma y'Imana, nazanywe no kugira ngo mubarokore mubone ubuzima buzahoraho.